Mwongeye kwirirwa muraho neza bavandimwe, murakaza neza kuri channel yanyu, channel yacu, channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku kibazo gikomeye cyane gikomeje kugariza isi, ikibazo gikomeye cyane gikomeje kwibasira societe yacu, ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Ni ikiganiro kigamije kumenyesha, kuburira no gukangurira buri wese kugira uruhare mu kurengera abana bacu. Ndabasuhuje kandi ndabakunda, mbahaye ikaze. Mu gutangira ikiganiro ushobora kwibaza ngo ihohoterwa ni iki? Ihohoterwa ni igikorwa cyose gikorerwa umuntu kigamije kumubuza cyangwa se kumubabaza, kumutesha agaciro cyangwa kumwambura uburenganzira bwe. Iyo tuvuga ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa, tuba tuvuga ibikorwa bibagiraho ingaruka mbi ku mubiri yabo, ku mutima no ku buzima bwabo bw'ejo hazaza. Ubwoko bw'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Hari ubwoko bwinshi bw'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa, harimo nk'ibi bikurikira. Aho uri hose birashoboka ko ushobora kuba uzi ubwoko butandukanye, ariko reka turebe bumwe muri bwo kuko tuzi ko ari bwinshi bukorerwa abana b'abakobwa. Icya mbere, gusambanywa ku gahato, gufatwa ku mibiri yabo mu buryo budakwiye, gushingirwa imburagihe, gukubitwa no gukomeretswa, gusebwa no gutukwa, kwangirwa kujya ku ishuri bitewe n'uko ari abakobwa. Muri make ibi ni ibibazo bikomeje kugarira umugabane wacu ndetse n'isi muri rusange, aho usanga abana benshi b'abakobwa baracikishije amashuri. Ahangaha iyo ugiye kureba usanga ejo hazaza habo hafite imbogamizi nyinshi, ari ibibazo gusa ndetse n'agahinda, kuko baba barabujijwe amahirwe bakiri bato. Ugasanga bakuze mu bibazo gusa ndetse n'agahinda bitewe n'impamvu zitandukanye. Impamvu zituma ihohoterwa rikomeza kubaho ni nyinshi, zirimo ibi bikurikira: ubujiji no kutamenya uburenganzira bw'abana, umuco mubi n'imyumvire ipfobya abakobwa, ubukene mu miryango, kunywa ibiyobyabwenge, kutagira ubutwari bwo gutanga amakuru. Ibi byose rero ni ibintu bituma ihohoterwa rikomeza kwiyongera. Ugasanga hirya no hino umunsi ku munsi ihohoterwa rirakorwa kandi abantu benshi barebera. Ibi byose bituma abana b'abakobwa bakomeza kwibasirwa, ugasanga barahohotewe cyane. Aho waba uri hose, menya ko ufite uruhare mu gukumira ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Aba bana rero ni u Rwanda rw'ejo hazaza, ni isi nshya y'ejo hazaza, kuko uko bucya n'uko bwira burya uyu mwana iyo avukije amahirwe, akavutswa amahirwe akiri muto, ejo hazaza he byanga bikunda hazamo imibare. Akura nabi kandi agakora mu buryo butemewe, ndetse agakora mu buryo budahesha igihugu avukamo umusaruro ndetse n'agaciro. Ushobora kwibaza uti, ese ubundi umuntu uhohotewe bitwaye iki, cyangwa se byamugiraho izihe ngaruka? Ariko nshuti yanjye, niba uri umubyeyi, niba uri umunyarwanda, niba uri umunyamahanga, igihugu cyose waba uherereyemo, reka dufatanye kugira ngo turwanye ihohoterwa. Iri hohoterwa kenshi niryo nzitizi y'iterambere ry'ejo hazaza, aho ujya ugasanga umubare munini cyane w'abantu bakora mu ngo ari abana b'abakobwa. Ugasanga uwo muntu ukora mu rugo ntabwo yigeze yiga na rimwe. Ugasanga uwo muntu uhora ufatwa ku ngufu, uhora ukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo n'umwana w'umukobwa. Nubwo abana b'abahungu nabo bahohoterwa, ariko cyane cyane abana b'abakobwa bafite pourcentage iri hejuru cyane ugendeye cyangwa se urebye ku bana b'abahungu. Imiryango imwe n'imwe itekereza ko umwana w'umukobwa ntacyo ashoboye, abandi bagatekereza ko umwana w'umukobwa ntacyo azigezaho, abandi bagatekereza yuko umwana w'umukobwa adashakirwa iterambere n'iwabo, ahubwo rishakirwa n'urugo azashakamo. Ariko
ntabwo iyi si dutuye twakabaye tugifite iyo myumvire yo kumva yuko umwana w'umukobwa nta jambo agifite mu iterambere, ahubwo tugomba kumva ko iterambere ry'umuryango rishingiye ku muco mwiza kandi umuco uhamye. Iterambere ry'umuryango rishingiye mu gushyira hamwe no kurwanya icyitwa igisa n'ikibi cyose, tukirinda icyitwa ihohoterwa mu miryango. Ingaruka z'ihohoterwa. Twamaje kuvuga ihohoterwa, tuvusobanura n'ihohoterwa icyo ari cyo, ariko ushobora kwibaza uti ubu n'ingaruka yayo ni iyihe? Ihohoterwa rigira ingaruka zikomeye ku bana b'abakobwa, zirimo ibi bikurikira: ihungabana ryo mu mutwe, kubura icyizere no kwiheba, kureka ishuri, gutwita imburagihe, indwara zitandukanye. Ibi ni bike mu byo twakusanyije, ariko ni ingaruka nyinshi cyane ugiye kureba umwana w'umukobwa iyo ahohotewe, iyo abuze uburenganzira bwe, akenshi akura afite umutima wakomeretse, akenshi akura nabi, akura afite ihungabana, abandi bakuramo indwara zandura, kandi ibi byose twakabirinze umwana ukiri muto. Abandi batwara inda, basama inda imburagihe, ugasanga umwana muto rwose ahetse cyangwa se aragenda n'umwana benda kureshya. Ibi bigomba gucika muri Afurika, ibi bigomba gucika ku isi yose. Tugomba kumva yuko umwana w'umukobwa akwiye kubaho, agasugira, agakura, akaramba kandi akagira ejo hazaza, kubera yuko tuzi neza yuko abana nabo bashoboye, tuzi neza yuko abana nabo bafite imbaraga, kandi tuzi neza ko iri terambere turi kujyamo muri rusange nabo bafite uruhare mu kubaka ejo hazaza. Uruhare rwa buri wese, uruhare rwawe rero rurakenewe kugira ngo umwana w'umukobwa arindwe. Abenshi bajyanwa gucuruzwa hanze, mu bihugu byo hanze, ugasanga igihugu runaka abana b'abakobwa baracuruzwa nk'abacuruza ibirayi, ariko ugasanga bamwe na bamwe mu bayobozi barabizi ariko baracecetse, bamwe na bamwe mu miryango yabo barabizi ariko kubera gushaka indonke bakabyirengagiza. Uruhare rwa buri wese. Kurwanya ihohoterwa ni inshingano za buri wese. Ababyeyi bagomba kuganiriza abana no kubitaho. Abarezi bagomba kurinda abana ku ishuri. Ahangaha reka tuhatinde. Ku ishuri ni hamwe hantu abana benshi bakomeje kwangirikira. Ukohereza umwana ku ishuri ari muzima, akazagaruka yararwaye sida. Ukohereza umwana ku ishuri ari muzima, akazagaruka yarabaye ikintu utabasha gusobanura. Ukohereza umwana ku ishuri ari muzima, akazagaruka yarabaye icyomanzi. Ukohereza umwana ku ishuri ari muzima, ukazagaruka yarabaye ikirara. Ukohereza umwana ku ishuri ari muzima, akazagaruka afite inda. Ukohereza umwana ku ishuri, akazagaruka afite umwana. Mu yandi magambo rero, abayobozi b'ibigo, zimwe mu nshingano bafite ni ukurengera uburenganzira bw'aba bana, bakabarinda ihohoterwa mu byo bakorerwa byose. Abayobozi nabo bagashyigikira mu ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko. Niba babonye umuntu wakoze icyaha runaka, agahanwa bakurikije itegeko nk'uko itegeko ribivuga. Dufatanyije, ihohoterwa ryaranduka. Wowe nanjye reka dufatanye kugira ngo ihohoterwa riveho. Reka dufatanye kugira ngo ihohoterwa riranduke burundu. Aho wakwifashisha mu gihe ugize ikibazo, aho wahamagara, aho wasobanuza mu gihe cyose uhuye n'ikibazo, n'aha hakurikira. Ahambere ugomba guhamagara igihe uhuye n'ikibazo nk'icyo kuri polisi. Polisi ishobora kugufasha mu buryo bwihuse, ikaguha ubutabera. Isange One Stop Center nayo ishobora kugufasha. Abajyanama b'ubuzima nabo bashobora kugufasha. Abarezi cyangwa abayobozi baho utuye, abari bo bose bashobora kugufasha. Niba wahohotewe uri umwana muto, niba wahohotewe uri umuntu, ukabona umuntu yaguhohoteye yitwaje icyo ari cyo,
umuyobozi uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kugufasha. Yaba atagufashije ukajya ku wundi ariko ukarenganurwa cyangwa se ugahamagara polisi. Gutanga amakuru ni intambwe ya mbere kugira ngo ubashe kubona ubutabera. Niyo ntambwe ya mbere ugomba kumva ko ugomba gutera. Twavuze byinshi ku bijyanye n'ihohoterwa, ariko ugiye kureba umugabane wacu, abana benshi barimo barabyara bakiri bato, barimo baratwara inda bakiri bato, barimo baratakaza amashuri bakiri bato, barimo baracuruzwa, barimo barakoreshwa imirimo y'agahato. Ibi rero bigomba kuranduka. Twebwe nk'abantu tugomba gufatanya kugira ngo tubashe kurwanya iryo hohotera ririmo gukorerwa abana bakiri bato.